cyakora Imana igumugisha sibwame ngwije ikintu ibuguhe uguhaye bivuye ku mutima kugusabira atajyana umuntu avanga umugisha biraho ngaho giye maze iminsi ngusengera mbwira Imana ngo izakugukoreremo none yagukoreyemo Etangiye nanjye kugwereza kere ya waruzi sundi mbayeho gute asundi warubayeho gute utamfite nabi warubaye nabi yego ngiye none nago nabonaga amahoro nago nasinziraga najya cyakora ikintu nabonye gikomeye nagiye muri toilette nindamo biranga ubuswi umuntu adatekanye n'umubiri udakora neza nsaruzi ko mu mutima wadatuje ako nubwoba nayo mfite ubwoba bwo ngiye kukubura ngiye numva nyine nago mbayeho neza cyakora wakoze kongera kugaruka mu buzima bwanjye ubu ndatekanye ndumva nishimye ushobora fuha igukomana ugafuha bigeze hariya ukarakara sha niyo we nagufuha kubyo nafuha nkamara iminsi yose nakuvugisha nafuha se we wabonye nasumanye n'umuhungu nzasumane n'umuhungu urebe nase ku buryo utaganira n'umuntu ikibazo kikarangira kikava mu nzira mukajya kwibabaza reba iminsi yose tumaze twibabaza nyine dusubiza urukundo rwacu uzi ko ino minsi yose tumaze tudakundana twagombye kuba twari tafari twashize ku rukundo rwacu tugeze kure none twabisubije inyuma wowe wiketse byo byonyine ko none wabirota ko nahoberanye n'umuhungu we twashwana nacunga ugiye koga nkafata insenda nkazishyira mu mazi ukajya koga mu mazi ari mu rusenda cyangwa ibisura ubundi ariko ibyo bintu sinzi umuntu wabizanye ubundi umugore ngo iyo aciye umugabo inyuma ibyo bintu biba ari icyaha gikomeye cyane no kuntu yabisa ariko abagabo twabaciye inyuma nyine tukumva ngo nta cyaha kiri ibyo bintu ninde wabizanye ubundi yabizanye ate niwo boshya nyine ubu tugiye kubakorera imikino tugiye kubakina idenesi ntago barikina ubwonko bwabo nuko bugira gutya another idea nta kuntu umuntu yazakora none za photoshop kugira ngo umuntu akoreshe umuntu w'intangaho uzwi kubona akoresha n'undi muntu wahandi kuya wetuza we bigenze gake no kwicara umuntu akiga umushinga neza akawandika ukora business plan bizansaba iki bizansaba igihe kingana gute cyo wabindekeye uzi ko abantu bose bazi ngo natakaye mu ngo nkunda niyori maze nanjye ndamugeraho nkaba marayika amaso nkayahombeka ko ariko mbagira ngo diru yagicemo neza rero buri kimwe cyose icyo bizansaba cyose niteguye kugikora ku bwawe ubundi finance bizansaba nanjye nzayashoramo urabizi amafaranga ntabwo ari ikibazo diru nzakora buri kintu cyose gisaba amafaranga bigende neza sibyo uzi n'akandi kantu se uranoneho hari ukuntu buriya iyo wazanye amarira mu bintu abantu bakugirira impuhwe urebe ukuntu byabaye yego urebe ukuntu bayagaye ureka duse nk'abatuzamo gake tubareke twongere tubanze dukure amarangamutima yabo ongere nigarukiye mu buyobozi bwanjye ubikurikiranira imirire babanze batuze amashaza n'ibiki ubundi kariya babona kano babonye ndagusezeranya kara gatonyanga mu nyanja ubu nibwo ntangiye akazi Ibyo uzemezwa n'iki nabiritse shiri washaka igikoze aricyo kikwemeza shiri wamweretse papa na wamwetse ngiye okay nese amaso yakuko nanjye biri ubwo bugambo bwa nyi ndaburambiwe nyemeza umuzane mu kwerekera amagambo shiri nyemeza umuzane kabisa okay nzamukwereka amagambo shiri vuga uyo munakozwe ni ndeba umukobwa wabiciye bigacika ngo shiri ngo uzafunga dodo ntabwo bugambo cyaze ndamutse mubonye nkabona ni sawa nibwo nakamera ko duco twaba turetse ndisiriye aho nzaza duco twaye kuri soso babona ntabizeye rero uzanyemeze unzanira sheri wawe okay sinzongera kumukubaza komana soso wawe nifite mukunzi niyo utamumaze se mwabura muhurira kandi gusura mupfira yara umufurira ahubwo mbashaka kumenya nimba nta kintu mumisha nta kintu tugwisha okay nimba ntacyo tukuzengere mukome mukwereke ndumva na mahiri wimbwira bwoza buri hano ryari mukuzane kuko ndarambiwe ubugambo bwawe umva kazi ndarambiwe
reka turebe so muri weekend uzamuzane muri weekend na après-midi wenda umuntu yaruhutse ubwo bugambo uzazongera kuvuga akunda umuntu azabatekere cyangwa umujyane n'uwo mwuka ufunga uzaza kumfungisha umunwa iwanjye arebe ngomba kugukoma ni karibu nyine ndizere uzaze mumenyerege n'ejo bundi tuzahure mu nzira ngo nanamucire umuntu nawe yazanye ibintu bitaba niyo waduhemukiye akaduzanira ibintu tugatekereza imitekerereze idatekereketse ibyo umva mubwire sheri usubiramo umva mubwire sheri na shusho niwibeshye ukongera ukumbabaza cyangwa kubona mugakunguka abakobwa sheri wanjye mubyumve neza tuzahita dushwana burundu noneho nta n'impuhwe nzongera kugira habe nta nubwo nzanabitekerezaho na rimwe ntabwo nzongera Imana wowe ntabwo nakubwira wenda ngo ntabwo nzongera ariko Imana izabindinde si uko utabyirinda wowe nyine nzabyirinde n'Imana izamfashe kuko wenda ushobora gusanga nguye mu kindi cyaha nabira ntabwo nabikoze no kuri kw'Imana ndeba nyine nkabira naguyemo bakambesera ko nasomanye kandi narasomanye ngiye mbizi neza ko nasomanye n'umutima wanjye ubimamya ko nasomanye nanabyibuka neza ko nasomanye ariko nkabishinjwa nyine bikanananukanya nawe rero Imana izamfashe kutagira ibindi bibazo nongera kugwamo ngewe baze ko nayo ndanye kujya ngukumbura nkumbura byabe byanye nawe twirukanka undyamaho nkufata nawe ukongera ukamfata tugakina kirisense tugakina ubute tugakina ndyamaho ubu njyanyo hano ndyamaho cha aha nigashiri ntabwo ari wenyine wari ubikumbuye nawe nari mbikumbuye ugishukuri ukabikumbura ukagomya kirakaza ahubwo ushaka kumubona ureke kwitwaza isomo tunito okay uzamuzane umwanya ngo ni deni muri mubonye so gusa gahunda yo kujya gutara amakuru hariya mu rugo biriya byo nzagenda ukandebera ukayumvira ibiganiro biba bihari ubundi nzagenda mu izina rya BBC n'ijwi rya Amerika na RBA ngaho ngira amagambo shanura amagambo oye niwe ntumunyamakuru kakazi kawe ahubwo tuzagahindura cyangwa se tugushakiye n'akandi k'umunyamakuru akazi ko kubara inkuru ntakangira biziko tukiri abana utuntu twose narebeye hehe muri kwete naza bakubwira meze fresh none weritegereza okay acyo ariko ndi mfite amatsiko y'ukuntu uzabureba n'ubona shiriwe koga yitangaza shani sanga ari mubi nzaguseka yicaye ahangaha bikurenga kandi uzanyihanganira ni uzabureba nabi gusa uri kuntera ubwoba uri kunkanga nanjye ndi gutangira oke nzatungurwa ko n'ibi ngibi byantunguye pe sinkubeshye ntabwo ninateganyaga ko bizagenda gutya ariko ibyo bindi icyo uzansaba nzagikora nanjye nushaka ko hazajyamo uruhare rwanjye uri direct nzabikora kuko hari ikintu nshaka byanga byakunda ngomba kuzageraho ko muri nge nahagaritse ibintu byinshi cyane nese ko maze igihe kingana gutya nanga ndi gukora iki icyo ndi kwirukankaho rero ngomba kuzashyirwa nkibonye kandi nkubwira yuko uramfite kandi uramfite wese nanjye ubu ntabwo utuza ntacyo buri kimwe cyose I'm ready kandi nzabikora noneho zigitangaje se urababa bayagaye ibikuba byacitse ubutaha ubudugudu ntibari baje na ba mutekano ibintu byacitse ubutaha umuntu uzongera kumenyera akambwira nabi gato cyangwa akiha ngo twarwanye n'ibiki noneho nzimanuriza meya oya yes ushaka kubishyagura urwego bete tumanuke tumeze gutya ntabwo wari ubikumbuye iyo ukumbura wari kuza kundeba ese shiro ryanga abantu bakunda niyo bashwanye bari uko babangana nuko nyine umwe aba yakoreye umuntu ikintu ugashwana iminsi igana gutya yose umuntu akarwara akaza gwanyukanga kumureba uze nanurwa nkumburaga nese ko n'abashwana none bakanakumburana bakanagira ute ariko none banasubirane cyane duguse dukora iki dukone dukina ubute
haguruka dukine umuti tubyine sheri ntunyu haguruka nta mbaraga nifitiye sanana tangira kuyemera iki se sininyuma sininyakubagwa papa n'umuzungu abana n'ababikira nanjye ndi umubikira kirisetse ginana wowe